Shalom shalom nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabakiriye nk'inshuti zanjye Pastor Abatoni ndetse nongeye kubaha ikaze mu izina rya Successful Christian Ministries. Turi mu wundi mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Turi mu mwanya mwiza wo kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana ariko mu buryo bwo nakwita ko kuganira nangwa se gusangira ibitekerezo. Ntabwo wenda turi team nini ku buryo navuga ngo mikorera ava kuri umwe ije ku yindi, ariko gihe cyose nawe wakumva hari icyo wakongeraho wadusubiza, wakora comment, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Nifashishije umuntu umwe wigeze kumbaza ijambo, arambaza ngo pastor, iyo bavuze ko umuntu akomeye biba bisobanuye iki? Gukomera k'umuntu kugaragaza iki? Ryari itsinda ryambajije, ariko muri mu bushakashatsi bwanjye ngiye kuvuga uko nabashubije, ariko igihe cyose nawe waba ufite icyo wunganira wanyunganira, ntacyo bitwaye kuko ubwenge burahawa. Kandi cyongeyeho jewe ndishingikira ijambo ry'Imana, ariko ushobora kuba ufite ubumenyi burushije ku cyo ngiye gutanga, kuko nemera ko kwiga ari ukwigana. Muri aka kanya rero mbere ya byose turagira ngo dusenge Imana. Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, twongeye kugushimira ineza yawe n'imbabazi tugirira buri munsi, tugushimira urukundo rwawe rwinshi utwereka, tugushimiye n'ineza yawe idahwema kuri twebwe. Duciye bugufi rero muri aka kanya ngiye kuganira n'abantu benshi mwami bakurikiranye YouTube. Ndagushimiye nyiringabo Imana kugiye kuduhana umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uzutuyobore kandi uzutugeze mu bushake bwawe, ndetse usubize ibibazo byose abantu bibaza n'ibyo twibaza twese. Urakoze kuri Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha, tubahaye ikaze mwese abadukurikirana online, abashaka kubana natwe. Ushobora kwinjira muri YouTube ugashyiramo channel ya Pastor Abatoni, so turaza kubana neza. Ikiganiro cyacu nkuko natangiye mbabwira, dufite ikibazo kivuga ngo gukomera n'ukuhe. Ababimbajije barambazaga ngo mbese Pastor, gukomera n'ukuba umuntu atunze byinshi, gukomera n'ukuba umuntu afite ubwenge buruta ubw'abandi, gukomera n'ibikorwa umuntu agira, gukomera ubundi iyo bavuze ngo gukomera n'iki? Icyo ngiyeho bashakaga kumenya bitewe nuko narabajije kuki mumbaza iki kintu, barambwira ngo ikigaragara nuko abantu bose bakunze gukomera, kandi buri muntu wese arumva ashaka kugaragara nk'ukomeye, ariko wajya kubona ukabona umusaruro ni mukeya. Abantu barashaka gukomera, cyo ni kibazo nabajijwe. Buri muntu wese arashaka kugaragara nk'ukomeye, ariko ugashaka icyo yakoze ukakibura. Cyari ikibazo gikomeye, ariko nifashishije ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu navuze ngo nawe ufite icyo twunganira watwunganira, nta kibazo pe. Ni discussion nango se ni ikiganiro nyine cyagutse cyane ko tuba turi kiri ku mbuga, ariko ndagusaba ngo twunganire. Gukomera ni ugutunga byinshi, gukomera ni ugusumba abandi, gukomera ni ukugira imyaka myinshi, gukomera ni ubwenge, gukomera ni ibikorwa, gukomera ni ukuhe. So nje rero nifashishije ijambo ry'Imana. Ukwifashishije ijambo ry'Imana mbihagazemo byaba ari imyemerere yanjye, kandi ushobora no kuvuga ngo ibyo mvuga ni ukuri, ariko nawe utwunganiye byadufasha. Nibiba ngombwa tuzagarukana na team tucyagure, tuze turi batatu turi bane, iki kiganiro cyaguke. Ariko nuduha igisubizo nutwunganira biradufasha. Imana riri guha umugisha. Reka nje mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo ibice 20 umurongo waho wa 20. Uyu muri kumwe ni Pastor Abatoni. Ushobora no gukora subscribe kuri Pastor Abatoni n'ubundi byose ushobora kubona hano ibiganiro bitandukanye tugenda dukora. Imana yo mu ijuru kuduhera umugisha. Matayo ibice 20 umurongo waho wa 20 n'ubundi twese hamwe dusomye. Haravuga ngo maze nyina wa Zebedayo azana n'abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramusubiza ati urashaka iki?
aramusubiza ati tegeka ko abana banjye bombi bazicarana abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe umwe iburyo bwawe undi ibumoso bwawe undi ibumoso. Yesu aramusubiza ati ntimuzi icyo musabye Yesu aramusubiza ati ntimuzi icyo musaba. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho cyari ikibazo. Yesu arabasubiza ati ntimuzi icyo musabye. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati turabibasha. Arababwira ati nukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sijya ubigaba, keretse abo data yabitunganyirije. Keretse abo data yabitunganyirije. Wow, kambe ngarukiye aho ngaho. Ngira ngo urabona ko uretse n'ikibazo nabajijwe, dufite n'ababyeyi nyumvire yabo kandi myiza. Nta mubyeyi wifuza ko umwana we yabaciriritse. Nanjye ndabyaye. Uyu ni nyina w'abahungu babiri. Bibiliya iravuze ngo ni nyina wa Zebedayi. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo maze nyina wa bene Zebedayi azana n'abana be aho bari, apfukamira Yesu. Yari afite ubusabe bwiza. Yasat appointment, Kristo arayimuha. Arangije aramusaba aramubwira ngo mfite icyifuzo. Yesu aramubwira ati icyifuzo ufite ni iki? Amuha umwanya pe. Aramubwira ati ndashaka ko abana banjye babiri, abahungu banjye babiri bazicarana nawe mu bwami bwawe. Umwe akaba ibumoso bwawe, undi akaba iburyo bwawe. Bivuga ngo uyu mugore yari yamaze kumenya agaciro ka Kristo, kugira ngo yifuze ko abana be bicarana nawe iburyo undi ibumoso. Yumvaga ari ishema, rizaba ari ishema rye nk'umubyeyi. Abana be bazaba bahawe intebe y'abakomeye, abana be bazaba bari muri biro y'abakomeye, abana be bazaba bafite igiciro. Ndibwira ko kubisaba Kristo yari yamaze no kumenya agaciro ka Kristo. So nsubiza ikibazo nabajijwe ngo pastor, abantu ko bashaka gukomera igisobanuro cyabyo ni iki? Na amashuri, n'ubwenge, ni imitungo, n'amafaranga, n'ahatuye, n'ahavuka. Nanjye nabaza ngo mbese kuki uyu mubyeyi yifuje ko abana be bicara na Kristo yabishakiraga iki? Cyambere Yesu yarakomeye, yarafite kandi umva n'intebe yamusabaga atari intebe ya hano mu isi. Yamusabaga intebe y'ubwami bw'Imana. Uyu mugore yari afite ibimenyetso ahari bitari bike bimugaragariza yuko Kristo ari Imana. Yumva ikintu yifujije abana be nk'umubyeyi wese, arifuza ko abana be bakwicarana na Yesu mu bwami bw'Imana. Nsubiza rero kino kibazo, Yesu yabasubije ijambo rikomeye ariko riremereye. Abwira nyina w'aba bana, arababwira ngo ibyo unsabye, kimwe cyo yaramubwiye ngo ibyo unsabye ntubizi. Unsabye intebe y'icyubahiro, unsabye ko abana bawe bazaba bicaranye nanjye ku ntebe y'ubwami. Aramubwira ngo ariko usabye ikintu cyiza, ariko ikiguzi cyacyo kirahenze. Ni nkaho yakamubwiye ngo icyo unsabye ni cyiza, ariko harimo n'urupfu. Ntabwo ari intebe gusa, ntabwo umuntu abyuka ngo akomere gusa, ntabwo umuntu abyuka ngo bamuhe izina ry'abakomeye, ntabwo umuntu abyuka ngo abyuke bamubwire ngo akira biro wicaremo, ntabwo abyuka ngo izina ryamamare, ntabwo abyuka ngo bamutinye gusa ko akomeye. Abantu bubaha izina ry'umuntu bitewe n'ibikorwa bye. So Yesu Kristo asubiza uyu mudamu, aramubwira ngo intebe nzicaraho ni y'igiciro, ariko kuyigeraho hari imibabaro bisaba. Abana bawe rero bazahicara pe, audience barayifite yo kuhicara, appointment barayihawe, ariko bitegure
kuzahura n'umubabaro wo kugira ngo bazaba bakomeye. Yavugaga iki Yesu Kristo? Yasubizaga ikibazo cy'abantu bashaka gukomera. Nta kiguzi watanze ko bitabaho. Ntibibaho kubyuka ugakomera ntacyo wubatse. Kandi icyo wubaka rimwe na rimwe gishobora no gutwara amaraso yawe, gishobora no gutwara ubuzima bwawe, gishobora no gutwara ibyo utunze, gishobora gutwara igihe cyawe. Ushobora no kukibonera mu gihe utagitekererezagaho, wibwira ngo mwaka umwe urabukomeye, bikazafata igihe cy'imyaka 30 akaba ari bwo gukomera kwawe kuzagaragara. Ariko hagati aho ngaho ugenda wubaka imfatiro zizatuma ugera kuri wa musaruro. Ngira ngo rero abantu bambajije wenda kimwe nawe uri mu ndeba, ndagira ngo nsubiza mvuga ngo mu by'ukuri umunsi wavuze ko ukomeye, abantu bazakora research yo gukomera kwawe, bazakora ubushakashatsi niki kigukomeje. Nsubiza na timu yambajije ngo gukomera ni iki. Nababwiye ngo ndahagarara muri Bibiliya, gukomera kose kuri jewe nka Pastor Abatoni mpagaze mu ijambo ry'Imana ni ikiguzi utanga, ni igiciro utanga. Igihugu cyose gikomera bitewe n'ikiguzi kiha, umuryango wose ukomera bitewe n'ikiguzi wiha, institution yose ikomera bitewe n'ikiguzi yiha. Kansubize na cyane wenda ngaragarize mu bifatika. Nuko ikindi nkivugaho kiraza kuba kinini ngira ngo tuzagishakira topic yacyo. Iyi minsi abantu barubatse, ariko turimo kubona umubare w'ingo nyinshi uri murasenyuka. Ariko nta muntu wigeze yubaka ashaka gusenya. Ababyeyi benshi barimo bararera, babyaye abana bashaka umugisha nkuko uyu mudamu yawushakaga, nkuko nawe yashakaga ko abana be bazakomera. Ariko ikiguzi bisaba ngo umwana bucye yakomeye ntago abana barimo kugitanga. Navuga ngo wambaza ngo wenda n'ababyeyi ntibagitanga, ariko umusaruro utegereza mu mwana ashobora kuba atari waguhereza, kuko arimo gutinya gutanga ikiguzi cy'umusaruro. Ikiguzi cy'umusaruro ni iki? Bitewe nuko ubuzima muri iyi minsi bwose burimo koroha ndimo kuvuga, ibintu byose bisigaye bisanga abantu aho bicaye. Amakuru arasanga abantu aho bicaye, akaza abantu baragakorera aho bicaye, abantu barigira aho bicaye, abantu bararira aho bicaye, ibyo bashaka birabasanga aho bicaye. Birakomeye rero kugira ngo uyu muntu azamenye ko icyo ashaka gihenze igihe cyose gibonera aho yicaye, bitewe n'ikoranabuhanga rihari. Bijye mu kubaka, tujye mu kubaka. Uyu munsi wa none turimo gusaba abantu barimo ingo zirimo gusenyuka bitewe nuko abantu bananiwe gutanga ikiguzi cyabyo. Ikiguzi cyabyo kirimo kuba gikeya bitewe nuko abana batigeze babona umurage mwiza. Umurage mwiza mvuga n'ubuhe? Ntacyo bigeze biga, ntacyo bigeze babona. Nta guri mu musabe kujya kubaka urugo rw'imyaka 70 permanent. Kandi uyu munsi yarakuriye mu buzima buri soft. Iyo bavuze ngo nukubaka, nukuzana igiti ugashyiraho, nukuzana umusumari ugashyiraho, nukuzana icyo ufite ugashyiraho, n'undi muhuye icyo afite agashyiraho. Igihe cyose rero ntacyo wibitseho, biragukomera ko ushobora kugenda ugifite, ariko uhura nawe ntacyo afite. Ntabwo bishobora rero gukunda ko uri busoze rudasenyutse. Kubera iki? Urashaka kugira urugo rwiza, ariko nta kiguzi cyaryo ushaka gutanga. Urashaka kugira akazi keza, ariko nta musaruro wako ushaka gutanga. Urashaka abana bawe bakomere, ariko nta musaruro wabyo bashaka gutanga. Urashaka office yawe ise neza itanga umusaruro, ariko nta kiguzi cyabyo murimo gutanga. Rero nkavuga ngo Kristo arimo kutubera urugero ruvuga ngo umuntu wese ushaka kugira izina ry'abakomeye, umuntu wese ushaka kubaka ibintu bihoraho,
umuntu wese ushaka kugira hava n'ahajya abitangira ikiguzi. Ndasubiza igisubizo cy'abambajije kandi nsubiza ku rwego rw'abandi kandi mbariza n'abambajije, ariko nsubiza mu buryo bwanjye numvamo. Abwira mama w'aba bahungu babiri, arambwira ati mukecuru ufite icyifuzo cyiza, ariko abahungu bawe bashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho, bazashobora kubabara nk'uko nzababazwa, bazashobora igihe cy'igisuzuguriro muri iki gihe cy'ubwibone, bazashobora guca bugufi muri iki gihe cy'abantu bose bashaka gusa neza, bazashaka kumva inama z'ababyeyi muri iki gihe aho umuntu wese abona ko yihagije. Abana bawe bazabasha kurara ku misozi basenga kandi bafite aho kuryama heza. Abana bawe bazashobora kugenda mu bibaya no mu misozi babwiriza ubutumwa bw'ubwami badafite inyungu muri byo bizako kanya. Ahambwa ati ibintu usabye igikombe cyo kukinyweraho, it's okay, niba babyizeye bazakinyweraho, ariko mbaye ndi wose nari kubasabira iki gikombe, kuko umuntu wese ushaka gukomera atanga ikiguzi cyacyo. Ntabwo yagiye mu buzima bwe ngo abwagure, ariko abaza amateka ya Kristo yadusomye Bibiliya. Bibiliya avuga ngo yirirwaga mu misozi no mu masinagogi abwiriza ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo iyo abwiraga yararaga mu misozi asenga. Kurara asenga niho yashoboraga gukomenikana se wamutumye, ari we data wa twese, Imana data. Niho yakuraga imbaraga. None ko ushaka ko abana bawe bazicara iburyo bwanjye n'ibumoso, bazashobora kujya barara basenga nk'uko nsenga, bazashobora gutukirwa imbere y'abantu babyihanganira bo kubasubiza, bazashobora gusekwa bareke gusubiza nabi, bazashobora gutukwa bareke gusubiza. Ese ko iki gikombe ushaka kuyoba kubisa umusayi umuhindura n'uwundi, abahungu bawe barabyiteguye kudasubiza inshya babakubise, abahungu bawe barabyiteguye kutasubiza amagambo y'abatewe bajugunyiwe. Arabwira tusabye ikintu cyiza ariko kirahenze kugira ngo ugikorere. Inshuti za Kristo ni byiza gukomera n'ubwami bw'Imana n'ubw'abakomeye, ariko ni ikiguzi bagutangira. Arabwira ati noneho rero uretse n'ibyo, iki gikombe ndiho nkubwira, hari urupfu rwo ku musaraba, bazashobora guterwa amacumu ku musaraba. Reka nkomeze ijambo ry'Imana. Aravuga ngo ariko muri mwe 24 arababwira ati ni ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sijye ubigaba keretse abo data yabitunganyirije. Babandi 10 babyumvise bararakara, abo bavandimwe be. Nukuvuga ngo bararakaye kuko bahise bumva yuko ntacyo bakorera. Yabarije babiri mu ntumwa, uyu mama w'aba bahungu mu ntumwa za Yesu 12 harimo babiri bavindimwe. So amaze abandi 10 bumvishije ko ahakaniye bariya babiri bose bararakara. Nukuvuga ngo bararakara kuko bakoranaga na Kristo biteguye kwicarana nawe mu rwego rukomeye, ariko batazi ikiguzi bizabasaba kugira ngo bagire amazina ahambaye nk'uko Imana yaje kuyabahereza. Noneho ngo bumvishije ko Yesu ahakaniye mama wuriya mudamu, ambwira tusabye ikintu gikomeye mubyeyi, gikombe cyanjye niba bazabasha kukinyweraho it's okay, ariko kandi nanone icyo cyo bazakinyweraho ni ihame. Gukomera bazakomera, ariko bafite ikiguzi bazatanga. Ariko iby'intebe ntago ari byo bitegura, iby'intebe ni data ubigena, ntabwo ari jewe. Ngo babandi 10 za ntumwa 10 zirarakara, Yesu bose arabahamagara. Abahamagaye arababwira ati babandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu n'abakomeye babo bahawe kubategeka, ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya b'umugaragu wanyu. Amen. Ushaka kuba mukuru muri mwebwe ntazarangwe n'icyo naho yicaye, ntazarangwe nuko akomoka hanaha, azarangwe na service atanga, azarangwe n'ubunyangamugayo, azarangwe n'indangagaciro, azarangwe n'umuco, azarangwe n'ibyo abantu bamwifuza hashoboye abitange mu gihe gikwiriye, kandi atange service mu bantu
Imana yamuhaye kubana nabo. Bivuga rero ngo nukuri abantu bwabo bashobora kubona ukomeye, batabona ukomeye bitewe n'icyo ugendaho, batareba ukomeye bitewe n'aho urara, ahubwo icyo bamariye nicyo gituma bakwita ukomeye. Icyo umariye abandi nicyo Imana ibona ikavuga ngo uyu muntu iyi bira arayikwiye, aha hantu arahakwiye, iri zina ararikwiye, aka gaciro aragakwiye. Kuri Yesu rero ntabwo yigeze aba ahantu hakomeye, ntabwo yigeze yerekana ubuzima bukomeye, kandi muri we yari byose muri iyi si. Yari Imana ituye mu bantu, yari afite ubumana burema, yari afite umubiri w'abantu, yari afitiye ibimwemeza gusa nk'abandi, yari afite ibyamutera kugenda nk'abandi, yari afite ibyamutera kuba umwibone, yari afite ibyatuma yishyira hejuru, cyane ko ururimi rwe rwaremaga, cyane ko umwuka w'ubugingo wari umurimo wo gutegeka ibintu bikaba. Ariko muri ibyo byose abona icyari gikwiriye cyatuma izina rye rihabwa agaciro, ari uko asohoza serivisi cyangwa se ari uko yegera imbohe akazibohora, ariko yumva imibabaro y'abantu. Iyo niyo yari mission ye. Umuntu wese afite uko ahamagawe muri iyi si ya none. Ariko ndashaka kuvuga ngo uburyo bwose bw'uko uhamagawemo ni byiza cyane kubasha gutanga serivisi Imana yaguhaye, nangwa se igiciro cy'Imana igushyizemo, kwiga kukibiba mu bandi. Ukibiba mu bandi ubaha umwanya wawe, ukibiba mu bandi ubagirira neza, ukibiba mu bandi ubaha agaciro, ukibiba mu bandi ubategura nabo kuba bava ku rwego bariho bajya ku rundi, ukibiba mu bandi uhindura ubuzima bwabo, ukibiba mu bandi ku buryo n'umunsi uzaba udahari bazajya bavuga ngo yiba runaka yari ahari. Nkuko Mariya na Marita babwiye Yesu umusaza wabo apfuye, baravuze ngo yiba wari hano musaza wacu ntabwo aba yapfuye. Kubera iki? Bari bazi umumaro wa Yesu mu buzima bwabo. Ni ukuvuga ngo bamufataga yari Imana kuri bo, yari umuvandimwe udasanzwe kuri bo. Ahari yuhaba uba wadutwariye musaza wacu mu bitaro, ahari yuhaba imodoka yawe iba yadufashije mudamu wanjye ntabyara umwana upfuye. Ahari Yesu iyo uhaba amafaranga naburaga mba nayabonye nkakora igikorwa nashakaga gukora. Ahari Yesu iyo uhaba mba natabawe, iyo uhaba biba byagenze neza. Ni ukuvuga ngo babonaga Yesu, agaciro ka Yesu Kristo ntabwo kabonekaga mu bunini bwe bw'ibyo yari atunze, bw'agaciro yari afite kuva mu ijuru, bw'icyubahiro yari afite n'ubunini n'imbaraga z'Imana zari zimwubatsemo. Abantu babonaga ubunini bwe muri serivisi yabaherezaga. Abashonje yarabagaburiraga, imbohe yarazibohoraga, wambaye ubusa yaramwambikaga. Rero nasubiza bene data bambajije ikibazo, vuga ngo mu by'ukuri umuntu wese gukomera byamubera, ntawe ubyanga, n'ubwami n'ubw'abakomeye. Ariko igihe cyose uzashaka gukomera nta kiguzi watanze, ntabwo bishobora kwemera, kuko uzavuga ko ukomeye nibyo, uzirata ku bantu nibyo, uzabyamamaza nibyo. Ariko abantu nibasubira mu ndangagaciro kawe, abantu nibasubira mu mibereho n'imibanire yawe y'abantu, abantu nibasubira mu bikuranga bya buri munsi, bagasanga nta kintu na kimwe wubatse, nkubwije ukuri ko bizata agaciro. Yesu rero nibi yabwiraga intumwa, arababwira ati mwirakazwa nuko mutabaye abantu banini hano ku isi, mwibabazwa nuko isi tabonye ko mukomeye, mwige gukora ibyo mugomba. Avuga ati gukomera kwanyu mukoroshye. Ntisimvuze ngo mumanuke mube inyandagazi, ntabwo mvuze ngo mumanuke mube nk'abantu batafite itangiriro n'iherezo, ariko bikwiriye kuba byiza mukomeye, mugaragaza ibikorwa kandi mubigaragaza hagati y'abantu mubana nabo mu buzima bwa buri munsi. Ni nako byagenze intumwa zarakomeye. Nyuma yuko bamara gukomera, bisanze ari abantu b'abantu, kandi bisanga barakomeye. Babagabo bose ucuma uko bari bamurakariye, bose barakomeye, ndetse n'igikombe bakinywereyeho nk'uko yabibabwiye. Bamwe bapfuye urupfu rukomeye, abandi barakubiswe, abandi barabitukiwe, abandi babirariye ubusa, abandi babyambariye ubusa, abandi byari mu rwego rukomeye. Ariko uko bageze aho bageraga bakubitwa inkoni, niko Imana yabo yarushagaho kugaragara, kuko icyatumaga igaragara bahamyaga ukuri kubarimo n'ubunyangamugayo bwinshi n'imbaraga nyinshi no gusiga kwinshi. Imana ikagenda ibemeza imitima y'abantu
kugeza ubu rero nshuti ya Kristo, rwaba ari urugo rusaba ikiguzi, yaba ari office kugira ngo igire umusaruro risaba ikiguzi, yewe n'itorero ubuyoboye risaba ikiguzi kugira ngo rigere ku rwego urishakaho. Ntabwo buzacya mu gitondo ryamamaye nango wamamaye ko byanga byakunda. Hari ibyuyu uzahatanga, hari amaraso uzahatanga, hari kamvuge ngo nuko bimeze. Gukomera kose kurashoboka igihe wakwemera gutanga ikiguzi cyawe. Kandi gukomera ni byiza kuko ni umurage mwiza. Uramutse uri umupapa ugataha ukomeye, ubusigiye umurage abana bawe mwiza. Ariko niba bavuga bati bene runaka ise wabo yarakomeye, bazavuga n'ingingo zari zikomeje uwo mubyeyi. Uyu mugabo yarakomeye kubera ko yabanaga n'abantu neza, yarakomeye kuko yubatse ibintu by'abantu, yarakomeye kuko yarageze kuri uru rwego. Ndagira ngo rero nkubwire nshuti ya Kristo, kwijambo ry'Imana iyo wakomeye uramanuka. Kuri Kristo gukomera ko ni ukumanuka. Kumanuka kegera, kumanuka ugatanga umusaruro, kumanuka ibyo uvuga ukabisohoza, kumanuka icyo uvuga ugasa nacyo. Utinya ko kubera ko yakundaga gusenga, kubera ko ubuzima bwe bwose imbaraga ze yazivanaga mu kwegera Imana. Gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ugufata ibiri mu ijuru ukabikurayo ukabyimpira Imana ukabitera hano mu isi, ni ugufata ibitagaragara ukabirema ukabishyira mu bigaragara. Igihe cyose kuko umurimo wamuzanye wari wo guhindura imitima y'abantu yaka Satani yigaruriza Imana, yakundaga gusenga kuko niho yakuraga umuyoboro wo kugira ngo agere ku butsinzi no ku murage mwiza Imana yari yaramuhaye. Abigishwa bakomeje kubibona, bavaho bamusaba ikintu gisa nk'icyo. Baramubwira ngo ariko mwami, natwe twigishe gusenga. Nongere mbwire abantu badukurikiranye, Imana yemeye ko tubana muri iki kiganiro. Igihe cyose abana bawe bazakora ibyo babona gukora. Ni nayo mpamvu dukunda kuvuga ku kintu cyitwa karande. Ni uruhererekane rw'imyuka. Bivuga ngo hari iby'imiryango yaje ikora bigenda byototera n'abana babo n'abuzukuru n'abuzukuruza. Bagenda babiragwa mu mwuka, bagenda babikurura mu mwuka. Habe niyo batabibona mu bifatika, ariko umwuka w'ibyo ababyeyi bakoraga ugenda uburana abana kuba muri za mbaraga zikabagira baretwa cyangwa se zikabananiza kugera mu butsinzi bwabo. Yesu rero kuko w'igicaniro cyo cyari cyiza, cyabyaraga umusaruro w'ibifatika kandi kikarema igikundiro kandi kikarema ibishoboka. Igicaniro cya Kristo cyari cyo gusenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ntabwo zari imana za hano mu isi. Abigishwa kubera gukomeza kubana nawe, bagenda babona ahantu akura gukomera. Ari nabyo yababwiraga ngo igikombe cyo muzakinyweraho kuko ibinkora muzabikora, muzanakomera, ariko muzakomera namwe mwabitangiye ikiguzi. Ntabwo bakundaga gusenga, ariko igihe cyarageze kubera kubana nawe mu buzima bwa buri munsi, bamusaba ko abigisha gusenga. Kubera iki bamusabye ko abigisha gusenga? Nuko babonye yuko gusenga ariho hantu hashira imbaraga nyinshi, niho hantu hashira ubuzima bwe cyane. Bivuga ngo uko bakomeje kugenda basenga, bisanze muri ya mavuta yo gusenga nkawe, bisanze muri bya bihe byo gukunda gusenga nk'uko yasengaga, kandi bisanze muri bya bihe byo gukunda gusenga nk'uko yasengaga, bagenda bambara ingamba zo kumaramaza mu mitima no gukora umurimo w'Imana badacogora mu gihe cyiza cyangwa se mu gihe kibi. Bafata ingamba zo kutareka Imana. Gusenga kurabakomeza, bigera ku rwego rw'uko bakubitwa ntibihakane Yesu, bafungwa ntibihakane Yesu, babagwa ntibihakane Yesu, bajugunywa mu myobo ntibihakane Yesu. Nta kindi cyabakomeje. Ubunyangamugayo bwabo bwavuye ku byo barebanaga Kristo. Ikiguzi yababwiye bazatanga baragitanze, n'igikombe bakinywereyeho. Icyo ntamenye n'intebe bahawe, kuko yarababwiye ngo iyo ni office ya data, ntago ari jye ubitanga. Ndagira ngo rero umuntu wese, yaba ari umwana unkurikiranye, yaba ari umupapa unkurikiranye, yaba ari umusore unkurikiranye, gukomera ntawe utabikunda. Ni na principle y'ubwami, ni ihame ry'ubwami. Na Bibiliya ubwayo iravuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, buri costful, buratwaranirwa, butangirwa ikiguzi, butangirwa igiciro.
ngira ngo ni nayo mpamvu muri iyi minsi no mu gakiza umusaruro ubaye mukeye, kuko abantu barimo gutinya gusenga, abantu barimo gutinya kwegera Imana. Ijambo ry'Imana abantu ntago bagikunda kurisoma, ariko uzabashire kuri zanuza ku mbuga nkoranyambaga, uzabashire ku tuntu turaho turi soft, utuntu turaho twamaringaringa, abantu bose two tuntu baratureba. Noneho harimo n'akantu Satani yazanyemo ngo abantu bose bari stress, ngo hanyuma ngo umuntu abakeneye kureba utuntu tworoheje, ngo tudatera stress. Nkibaza, ijambo ry'Imana ritera stress cyangwa riruhura umutima? Ijambo ry'Imana riraruhura, ntabwo ritera umunaniro, ntabwo ritera ubupfu, ntabwo ritera ubupfapfa, ahubwo ni ihame ry'ubuzima. Rero nagiye kure, icyo Yesu adusaba ni iki? Abakomeye mu bwami bameze bate rero? Mu bwami bw'Imana abantu bakomeye ni abantu bakora indangagaciro z'ubwami bw'Imana. Turi mwisi uyu munsi, n'ubu nanjye kamvuge ngo ndi ku mbuga nkoranyambaga, kuko urandeba aho uri hose, waba uri mu Burayi, iki kiganiro wakora subscribe, wagiha mwene wanyu, wagiha inshuti yawe, wagiha umukunzi wawe, wagiha umubyeyi, wagiha family, wagishyira ku rubuga runaka muhuriraho. Bivuga ngo nanjye aho ndahangaha, ubwo nuvuga ngo ukureba kuri YouTube aba yumva wahambaye, wakomeye. Abantu bose barumva bajya ahangaha, ariko mu by'ukuri Kristo cyari hareba niki? Ibyo tugabura nibyo, ibyo tubwira abantu muri office zacu biragendana n'ibyo dushakaho. So vuga ngo gukomera si office turimo, gukomera si amazina dufite, gukomera si ibitabo twize. Yesu hari umusaruro wundi adushakamo. Kamvuge ngo iki byonyine turi mu gihugu cy'u Rwanda, dukwiriye kuba tuzi igiciro cy'iki gihugu ni iki. Ni amaraso yakimenekeye, ikiguzi cyabyo ni abagabo barara bicara n'abandi bakimeneye amaraso. Niko agaciro k'iki gihugu. Ndagira ngo rero nsoze nkubwira ngo gukomera kwawe kuzagaragara umunsi watanze service, abantu bazanezerwa, bazibonamo, bazishimiramo, bazaruhukiramo, bazaboneramo Imana, bazaboneramo ubuzima, bazaboneramo iherezo ryiza. Ndagira ngo nsoreze aha nkubwira ngo Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha. Dukeneye kubona comment yawe, utwunganire, kandi na nubwo dusoje tuzagaruka nka team kino kintu tugisubiremo. Nsubije bake bambajije, ariko nibwira ko nabanganiriye n'abantu benshi, kandi nibwira ko nanjye ushobora kunyunganira, ndetse tukanazanagaruka dufite byinshi dushobora kuganira. Gukomera ni ukuri ko abantu bifuje gukomera, ikiguzi cyo gukomera biteguye kugitanga. Imana ibaha umugisha. Yamubwire ngo kuri jewe, kuri Kristo, mu ijambo ry'Imana, umuntu wese ukomeye ahinduka umugaragu w'abandi. Kuba umugaragu w'abandi ni ukwemera kwegera abo wasize, abo batareshya nawe, kubafasha, kububaka, kubasana, kubaremera, kubategura, kubategurira, no kububakamo icyo bakwiriye kuba wenda bibuzemo. Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha. Shalom. Wari kumwe na Pastor Abatoni. Ushobora gukora subscribe kuri iyi channel cyangwa se ugasharinga iki kiganiro n'abandi. Yesu akuduhera umugisha. Amen.